nshuti z'umusaraba nejejwe no kugaruka imbere yanyu nje kubashimira cyane ko mukurikirana chaîne TV indirimbo nshya nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro ya Yesu ubuntu bw'umwami wacu n'amahoro bibane namwe mwese amen. Nkuko nabibabwiye Yesu yasize avuze ijambo najyaga mbabwira ukuntu Yesu yajyaga asanga akavuga ngo Yesu ati uyu mwanya nicaye imbere yanyu nje kumuhamiriza abamuzi n'abatamuzi cyane. We yasize avuze muri Matayo 28 umurongo wa 18 haravuga ngo umurongo wa 18 nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa babatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Reka mukanya tubanze dusenge. Data mwiza nyiri cyubahiro umwami w'abami mutwara abatware turi imbere y'ubwiza bwawe turiho turaguhimbaza turiho turakwamamaza turavuga gukomera kwawe. Uri umwami w'ijuru n'isi niwe waremye inyanja n'isi n'ibirimo byose niwe waremye umwana w'umuntu ndagushima. Niwe uyu mwanya umpaye umwanya wo kuvuga izina ryawe ndagushimira Data buja wera. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe wigaragaze he kuba rige ahubwo izina ryawe rihawe icyubahiro. Ndasengera n'abazumva iri jambo kugira ngo umwuka w'Imana ariherekeze rigire icyo rikorera umutima wa buri muntu. Data mbisabye nizeye ko uzabikora kandi ubikoze mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Chungu ya munyabyaha amaraso yavuye mu rubavu niyatuma turirimba intsinzi. Umusaraba wa Yesu utawirata iteka niwo wanguze nari mabe. Yesu nashimwe. Reka mbabwire nitwa Nyiranziza Rusi ndi umukobwa wa Tensia Elifasi. Ndashima Yesu kuko yampamagaye akanshinga uyu murimo kugira ngo mvuge ubutumwa bwe mu gihe gisa nk'iki. Ijambo ry'Imana ntabwo rirobanura abantu ku butoni, niyo mpamvu natwe twahawe umwanya wo kuvuga ijambo rye. Reka dusome muri Yohani igice cya mbere umurongo wa 43 haravuga ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Umurongo wa 44 Filipo uwo yari Betsaida umudugudu wabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Haleluya. Uyu mugabo witwa Natanayeli yahamije Yesu aravuga ati twamubonye uwo Mose yanditse mu mategeko ndetse n'abahanuzi bakamwandika uwo ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Haleluya. Reka nanone turebe undi muntu wahamije Yesu turebeye mu byakozwe n'intumwa
igice cya 22 umurongo wa 6. Nuko nkigenda ngeze hafi y'i Damasiko nko ku manywa y'ihangu, mbona umucyo mwinshi uvuye mu ijuru ntunguye urangota. Nikubita hasi nubamye, numva ijwi rimbaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nanjye ndamubaza nti, uri nde mwana? Aransubiza ati, ndi Yesu w'i Nazareti, uwo urenganya. Yesu nawe yarihamije. Arihamya ati, ndi Yesu w'i Nazareti. Ahari uyu munsi ushobora kwibaza Yesu w'i Nazareti, ntumufate nka Yesu, ntumufate nk'Imana, ntumufate nk'umwuka wera, ukimwibazaho ko ari umwana w'umuntu. Ariko Yesu w'i Nazareti uyu munsi ndi imbere yanyu mbahamiriza ko Yesu ari Imana. Haleluya. Umurongo wa 11 w'icyo gice haravuga ngo, kandi ubwiza bw'uwo mucyo burampumisha, nicyo cyatumye ndandatwa n'abo twari kumwe njya i Damasiko. Bene data, iyo wamaze kubona umucyo wa Yesu ukakumurikaho, uva mu mwijima ukaza mu mucyo we. Uva mu mwijima w'ibyaha ukaza mu mucyo wo gukiranuka. Nuko umurongo wa 16 aravuga ngo, ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye, nkugire umukozi wanjye n'uwo mugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana. Haleluya. Imana ihagurutsa Pawulo kugira ngo abe umugabo wo kwihamya, abe umugabo wo guhamya ibyo yabonye uwo munsi, ko yabonye umucyo uri muri Yesu. Yesu niwe nzira, niwe mucyo w'abari mu isi. Yaramubwiye ati, kugira ngo ukize ubu bwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo bahumure amaso. Bavandimwe, tuzi yuko Pawulo ngo yari umuntu umwe wari uwo mu rusengero, iko nabivuga. Yari umuntu warenganyaga ab'inzira ya Yesu, ariko we ntiyari yakabona umucyo wo mu maso ha Yesu. Yari atarasobanukirwa Yesu uwo ari we. Ariko Pawulo ajya guhumurwa akamenya Yesu. Yesu yaramubwira ati, kugira ngo ugende ubahumura amaso, nabo bahindukirire bave mu mwijima bajye mu mucyo. Pawulo nawe yarameze nk'abandi bose, yajyaga mu rusengero nk'abandi bose. Pawulo yari umuntu umwe wakomezaga ibigenewe byose by'abantu b'abakristo, ariko yari ataramurikirwa umucyo wa Yesu. Ati, bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwe ibyaha byabo, baraganwe n'aberejwe no kwizera. Bene data, Yesu icyo dushakaho ni ukumugirira icyizere, ni ukufata icyizere tukakimushyiraho wenyine, nta wundi muntu tureba, kuko Yesu niwe wenyine ufite ikizima cyose n'umuntu wese mu biganza. Yesu niwe waremesheje isi ububasha. Yesu niwe wakuremye, niwe wandemye, nta na kimwe kitaremwe nawe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nuko umurongo wa 20 haravuga ngo, ahubwo mbanza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukira Imana, ngo bakore imirimo ikwiriye abantu bihamye. Pawulo yasubiye inyuma agenda abwira abantu byo kwihana. Yagiye abwira abantu byo kongera guhindukirira Imana. Atari uko batari abo mu rusengero, ahubwo kuko batari bamurikirwa n'umucyo wa Yesu. Batari bamenya yuko Yesu yaje ari umucyo w'isi. Maze Yesu aramubwira ati, ugende uhere muri Yerusalemu, ugere ni Yudaya,
ugenda ugere hose, ugere no mu banyamahanga ubabwire ubutumwa bwo kwihana. Ntabwo tugomba kumenyera Yesu, tugomba kumenya icyo tugomba gukora kugira ngo nawe twishimire. Imana idufashe kugira ngo tubashe guhura na Yesu natwe. Reka dusome muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 12. Haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, nige mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ukurikira Yesu ntabwo agenda mu mwijima, agenda mu mucyo. Ukurikira Yesu agenda amurikiwe n'umwuka wera. Yesu mu wifuzwa ibihe byose bavuga igitabo cyo igice cya 51 havuga uburyo ubwo Yesu yavugaga aya magambo avuga ngo nige mucyo w'isi, yatangaje ko ari we Mesiya. Icyo gihe bivugiraga aho ngaho mu rusengero, n'umugabo w'umusaza witwaga Simiyoni nawe yari ahari, yari mu rusengero Yesu yariho yigishirizamo. Yari yaravuze ko Yesu ari we mucyo uvira amahanga, kandi akaba ubwiza bw'ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Haleluya! Muri icyo gihe Yesu yivuga, nabo basaza bari bahari. Rero Yesu ni umucyo w'isi, umukurikira ntabwo azagenda mu mwijima, ahubwo azagenda afite umucyo w'ubugingo bwe. Bene data, ubicyerekezo cyacu ni ukujya mu ijuru, kandi Yesu araje vuba. Yesu azasanga tuziranye nawe. Yesu azasanga dufitanye nawe connection. Yesu azasanga dufite umucyo w'ubugingo, kuko niwe ufite itabaza, niwe duhita itabaza ritumurikira. Icyerekezo tujyamo ni Yesu gifite, niwe turangaje imbere. Bavandimwe, ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo abibwira bitagira umumaro baba bimura ubababarira. Niyo mpamvu tugomba kumenya ko Yesu Kristo ari ngo umuntu umukurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo, azaba afite icyerekezo, azaba afite aho yerekeza, azaba habona. Ariko ugenda mu mwijima azasitara. Niyo mpamvu Yesu yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwizeye nibo bonyine yabahaye kwitwa abana b'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ibyo Yesu afite, ibimwuzuye nibyo ufite, nibyo yampaye, nibyo yaguhaye. Ibyuzuye Yesu ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi, nibyo yaduhaye. Tekereza kugira ngo tube dufite Imana ibarandemye ku ishusho yayo. Icyo cyonyine twakabaye tugiha agaciro. Hari ibintu by'ibiremwa byinshi. Imana yaremye inyamaswa, Imana yaremye inka, yaremye intare, byashoboka ko waba igikoko. Ariko kugira ngo tugire isura ya Kristo, duse n'Imana, ni ibintu tugomba gutekerezaho tukabiha agaciro. Hari ikindi kintu cyanangaje nsoma ibi bintu, ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Imana, tekereza uburyo yadukunze ikaduha ishusho yayo, tukayinanira tugakora ibyaha. Ariko nanone tukongera ikaza ikatwiyegereza kugira ngo duhinduke, ikatwiyegereza, ikaza ikajya mu kibo cyacu, mu rupfu twagombaga gupfa, akaba ariyo Imana ikarupfa. Ariko ibyo bintu ntabwo tubiha agaciro, ntabwo duha Imana agaciro
ko yaje gupfa urupfu rwo twagombaga gupfa, ngo ni ubuntu bukurikira ubundi. Hari ijambo rivuga ngo kuko umurongo wa 17 haravuga ngo ko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo. Haleluya. Iki bintu byewe numva bintangaje cyane, uburyo Kristo we yagombaga no kugenda akisubirira mu ijuru, akagenda agasubirana icyubahiro cye, ariko kugira ngo adushyikire aramanuka aza hasi, ngo yambara akamero k'umuntu, ntiyanga no gupfa kugira ngo ashyikire nawe, ariko turanga tukagenda bigura intege. Imana idutabare. Mwibuke uriya Mariya, uriya wafashwe asambana. Igitekerezo cye murakizi, cyanditswe muri Yohana igice cya 8. Igitekerezo cya Mariya. Abanditsi n'abafarisayo ngo bamuzaniye Yesu, baramubwira bati twamufasha asambana. Bati mwigisha uyu mugore twamufashe tumugire dute? Ati ko mu mategeko bavuze ngo azicishwa amabuye, umuntu wafashwe asambana ayicishwa amabuye. Ariko ngo bashaka kugerageza Yesu, abafarisayo n'abasadukayo. Ariko Yesu arunama, arabitegereza, arandika, aravuga ati umuntu utarakora icyaha. Arunama ayandikisha urutoki, arababwira ati muri mudafite icyaha namutera ibuye. Nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo bitangiye kubarega, nabo barasohoka urusorongo baragenda. Ijambo ry'Imana rivuga ko ngo byahereye ku basaza kugeza kuheruka. Urumva ukuntu Kristo we akunda imbabazi kuruta ibitambo. Kristo we yifuza kutubabarira, ariko natwe imbabazi tukazanga. Twanze imbabazi z'Imana, twanze kugirirwa neza n'Imana. Imana idufashe kugira ngo tubashe kumenya icyo Imana idushakaho. Twebwe ubwacu tugomba kwimenya, tukamenya yuko Yesu yaje ari umucyo w'isi. Ndetse Yesu arakomeza abwira abayuda muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 ati nimuguma mu magambo yanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Umurongo wa 32 namwe muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Yesu ntako atatugize. Yesu Kristo ntacyo atatugize. Nika amagambo ye niyo yonyine agomba kudukiza. Ati muzaba abigishwa banjye nimukomeza kuba mu ijambo ryanjye. Uyu munsi umuntu yicara imbere y'umubwiriza akamubwira agataha nibyo, ariko Yesu ashaka ko dufatira ijambo rye tugashaka icyadukiza, kuko amagambo ya Yesu niyadukiza. Amagambo y'umwami wacu, hari ikintu Yesu yavuze ati nimuba mu magambo yanjye, amagambo yanjye akaba muri mwe, namwe mukaba muri jye, musabe icyo mushaka. Haleluya. Mureke babwira akantu, ngiye kubabwira ubuhamya butoya bw'ayo magambo. Maze kumenya yuko Yesu atanga ibyo umuntu amusabye, nigeze kwicara ndiho nsenga, nari ndi kumwe n'abandi bantu. Noneho mbese igihe twasengaga twiherereye, ndavuga ngo reka njye gusaba Yesu, koko Yesu muzi ko ashobora byose, ngiye kumusaba ikintu. Ndagenda ndiherera, nabwiye Yesu ijambo rimwe, ndamubwira nti mwami wanjye uzi neza ko turi inshuti. Nari niherereye, ariko ndashaka yuko jewe nawe, naratetaga nababwira nti jewe nawe turi inshuti, ndashaka ko jewe untembereza ukajya kunyereka ibyo waremye.
nari nihereye. Hari abantu benshi twasenganye ibyo bintu babizi. Narasenze ndavuga nti kandi yewe ntabwo nshaka kujya mu Bwongereza kuko hariyo abavandimwe banjye. Nta nubwo nshaka kujya mu Bubiligi kuko hariyo abavandimwe banjye. Yewe ndashaka kujya muri Amerika. Haleluya bavandimwe, ibyo bintu mbabwira ni ibintu byabaye maze kumenya amagambo ya Yesu, ko Yesu yavuze ngo musabe icyo mushaka. Namubwiye ko turi inshuti kuko numvaga ndi inshuti ya Yesu. Hari amagambo menshi nzagenda mbabwira ibyo twagira tugirana ibiganiro, ariko uwo munsi namubwiye nti turi inshuti ndabizi neza. Jewe ndifuza gutembera ukajya kunyereka ibyo waremye. Ndashaka kugera ku mpera y'isi. Icyabaye hashize amezi nk'abiri cyangwa 3, abantu twasenganye barabizi. Nagiye kubona umuntu ntazi anyohereza invitation yo kujya muri Amerika. Ibyo nagendeye ku magambo ya Yesu. Naragiye ndatembera maze y'amezi 3, ariko naratembereye ndamusenga ndihererana nawe mu masezerano menshi cyane. N'uyu munsi amagambo ndacyagenderaho. Ariko icyo mbabwiye nuko Yesu ntatanga kimwe. Yesu yabwiye Petero, aramubwira ati ariko Petero aramubwira ati ko twagukurikiye tugasiga byose tuzahirwa iki? Yesu yaramubwiye ati mwebwe mukiri muri ubu buzima nzabakubira inshuro 100 kandi nzabaha n'ubugingo buhoraho. Yesu ntabwo ari umukene. Yesu ntiyananiwe kutugirira neza tukiri muri iyi si kandi akaduha n'ubugingo. Bavandimwe, ntabwo ari aho bihereye gusa. Jewe ubwo nuko natetaga imbere ye nkuko umwana yikwandika kuri nyina, hari n'ibindi byinshi twaganiriye. Ariko uyu munsi ako kantu niko nari nshatse kubabwira ko Yesu yumva n'ibyo umuntu atetamo. Aha ngaha Yesu ati nimuguma mu magambo yanjye muzabigishwa banjye nyakuri kandi muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Haleluya. Iki turaje inshinga n'ijuru. Uyu mwana nakubatura uzaba ubatuwe by'ukuri. Yavuze ati nimutizera muzapfana ibyaha byanyu. Baramubaza batese urinde. Bashatse kumufata nkaho ntacyo avuze, ngo mbese abafariseo baramubwira ngo none se urinde. Arababwira ati nuwo nababwiye mbere, ati ni wa wundi waremye ijuru n'isi, n'umwe nababwiye mbere. Ayiwe. Nuko barongera bamaza batese gute? Ati nduwo ndiwe. Arongera babwira yuko icyo gice hari amagambo Yesu yagerageje kubabwira ati umunsi muzamanika umwana w'umuntu nibwo bazamenya yuko ndiwe. Igihe muzianyica niko Yesu yavuze, nibwo muzamenya yuko ndi wa wundi naje kubacungura. Muzamenya ko ndi Imana, muzamenya ko ndi umwe wavuganye na Mose, hamubwira ngo nduwo ndiwe, ndi Imana, ni yaje kuducungura, ni yadushatse, ni idubwira ngo nimuze munyizere. Oh, Yesu Kristo ashimwe kubyo yadukoreye. Yavuze ngo ndiwe, ndi wa wundi waremye ijuru n'isi, ndi wa wundi wavanye Abisirayeli mu butayu, ndi wa wundi wabahaye manu, ndi wa wundi wabacoreye nk'abagezi Kanani, ni wa wundi mwasuzuguye, ndi wa wundi mwasuzuguye. Abasuzuguye barapfuye, ariko abanyemeye bagezeyo. Niyo mpamvu Yesu aduhamagarira kumwizera. Imana idufashe. Ngo nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana.
kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Turabaragwa, ni Yesu wabitugize, ni Yesu wabiduhaye, turabaraganwa na Kristo. Ariko icyo gihe ngo kuko mutari muzi Imana mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri, ariko none mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe rwose nayo. Ni iki gituma musubira inyuma? Ni iki gituma musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mukongera kuba imbata zabyo? Ni iki gituma? Ni iki kibibatera? Mwakurikiye Yesu, niwe ufite imbaraga, niwe ufite umucyo, niwe utumurikira. Muri ibi bihe turimo, ibi bihe umwanzi akaze, uri umwanzi ashaka kudukururira aho ashaka, ariko nituba dufite Yesu, niwe tabaza ryacu, niwe umurikira abagenzi bajya mu ijuru, niwe wenyine uzaduha agakiza. Yesu ntabwo yaducunguje amaraso y'ihene cyangwa intama. Yesu ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Bavandimwe banjye, Yesu ni umwami, Yesu ni umukiza, Yesu niwe mucyo w'isi, Yesu ni umucyo w'abari mu isi. Nimureke tumukurikire, kuko yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo turi mu bihe biruhije, nubwo umwanzi ashaka kudukururira aho ashaka, ariko nituba dufite Yesu ntabwo tuzagenda mu mwijima, ahubwo umucyo we uzaturasira, umucyo we uzatuyobora, umucyo wa Yesu uzatugeza ku gakiza. Nimureke twe kugira ubwoba, kuko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira umugabane wabo ni mu muriro n'amazuku, ariko Yesu ubwe arahagaze, aratureba, aratuzi, kandi ashobora byose. Ari hejuru y'ibihugu by'abami, ari hejuru y'abategeka b'isi y'umwijima, ari hejuru, ntacyo tuzamuburana. Reka nsoreze ku ijambo ritoya byanditse mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16. Haravuga ngo, nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe mu gihe gikwiriye. Imana idufashe kugira ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kuko Yesu yaducunguje amaraso ye, Yesu yaradukunze, Yesu yaturemye ku ishusho ye, Yesu yaraducunguje amaraso y'igiciro. Reka twe kugira ikindi tureba uburyo dufitiwe itabaza, tugende tumukurikira hanyura natwe abariho tunyura, kandi sinshidikanya azatugeza ku gakiza. Imana idufashe, nukuri ntacyo tuzamuburana. Kandi bantu b'Imana, ntimugire ubwoba, nubwo turi mu bihe biruhije. Ntabwo Satana n'umurwanya, ariko si umuneshi. Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze. Agiye kugaruka vuba, araje vuba bidatinze, kandi abamwemeye bose yabahaye ubushobozi, yabahaye kuba abana b'Imana. Mureke tube mu ruhande rwe, twe kugira ubwoba. Iri somo turyiteho cyane, ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe mu gihe gikwiriye. Imana idufashe, kandi nubwo twapfa dupfire mu mwami Yesu, ntabwo nitwe kugira ubwoba, twe gucika intege, twe gusubira inyuma. Imana idufashe muri byose. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen.
munye